Ndabasuhuza mbifuriza ubuzima bwiza kandi mbifuriza ibihe byiza mu byo mukora, ndetse mbifuriza no kugira ibitekerezo bizima byubaka kandi biteza imbere. Mu kiganiro cy'uno munsi rero turarebera hamwe akamaro ka cucumber. Cucumber ni urubuto kandi cucumber ni imboga. Ushobora rero kuyikoresha muri salad ukayirya ari mbisi. Kurya cucumber rero burya ni kimwe no kunywa amazi, kuko cucumber ifite amazi menshi. Zimwe mu ntungamubiri ziboneka muri cucumber harimo carbohydrates, harimo fibers, harimo vitamine A, vitamine B1, B2, B6 na B12. Kandi nanone cucumber ifite vitamine C ndetse na vitamine E. Uretse ibyo, cucumber kandi ikungahaye ku myunyungugu ndetse n'ubutabire. Cucumber rero hari ibyo ishobora kumarira uruhu rwawe ndetse ikamarira n'ubuzima bwawe. Cucumber rero burya kubera amazi menshi ifite, kuyirya ni byiza kuko bituma y'amazi agenda, noneho agatuma acide iri mu mubiri isohoka. Ndetse cucumber nanone ifite ubushobozi bwo gutuma amaraso adafata, amaraso atavura, kuko cucumber ifite amazi menshi. Ndetse cucumber igufasha mu buryo bwo koza cyangwa se bwo gusukura umubiri kubera amazi menshi ifite. Iyo uyirya cyane rero ituma usohora inkari nyinshi, bityo muri za nkari hagasohokanamo n'imyanda. Ikindi cucumber ni uko ushobora kuyikoresha mu buryo bwo gutuma umuntu agira umusarane udakomeye kandi utumye. Ni ukuvuga ngo mu gihe ndase ufite ikibazo cy'impatwe, cucumber ushobora kuyirya ikagufasha, bityo bigatuma wituma umusarane utumye kandi udakomeye. Ikindi cucumber yagufasha ni uko ishobora kugufasha mu buryo bwo kukurinda kugira uric acid nyinshi. Nkuko mubizi, uric acid ni itera indwara ya gut cyangwa se gout. Iterwa rero nuko umuntu aba yagize uric acid nyinshi mu maraso. Cyane cyane uric acid ikunda kuboneka mu biryo bituruka ku nyamaswa, inyama ndetse n'ibindi biva ku nyamaswa. Cucumber rero ni nziza ku bantu bafite diabete cyangwa se isukari, indwara y'isukari. Ni byiza rero ko abantu bafite ikibazo cy'isukari, abantu bafite ikibazo cya diabete, ko bibanda kurya cucumber kuko izagira ikibamarira. Nanone cucumber abantu bafite indwara zo ku ruhu, cyane cyane ibiheri byo mu maso, cucumber ushobora kuyikoresha. Uko buryo wayikoresha ku biheri byo ku maso, cucumber uba wayogeje neza, wamara kuyoza ukayifata ukayikataguramo uduce, noneho twa duce ukadufata ukatushyira ku maso cyangwa se ukaturambika mu maso ahari ibiheri, maze ukaryama kugira ngo noneho cucumber ibone uburyo ukora. Ibyo urabikora mu gihe cy'iminota 15, ukabikora buri munsi, ariko ukabikora buri munsi kugeza igihe kingana n'ibyumweru 2. Ibyo biragufasha. Ikindi wakoresha cucumber ni uko wayikoramo umutobe ikagufasha mu koza amaraso cyangwa se gusukura amaraso. Ni ukuvuga ngo cucumber urayoza, wamara kuyoza ukayikataguramo uduce, noneho ukayikoramo umutobe. Wa mutobe ukaba ari unywa. Ibyo rero bifasha koza amaraso. Ibyo rero ni mu bimwe wakoresha cucumber kandi ikagira ibyo igufasha. Reka rero dukangukire kurya cucumber kuko izatugirira akamaro kandi hari ibyo izatwongerera mu mubiri kandi n'ibyo ushobora kuturinda. Murakoze rero,
ikiganiro cyacu naha kigarukiye, tuzongera ubutaha. Ndi umuvandimwe wanyu kandi inshuti yanyu John Nyandwi. Reka mbibutse ko ari byiza ko mukomeza gukora share ndetse na subscribe abatarayikora, na comment mutubwire ibyo mwifuza kugezwaho. Kandi mbibutse ko icyari ikiganiro cy'ubuzima mukurikirana kuri MEGAMIND Life TV. Murakoze.